Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero ijambo ry'Imana twatangiye ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo guhera kwa 25 kugera ku wa 30. Uyu munsi tugeze ku murongo wa 28. Twagize rero igihe cyo kuzirikana kuri iri jambo. Impamvu tugomba kubanza kurirangiza no kugira ngo igitekerezo ubwacyo kidahagarara, hanyuma amashimwe n'andi magambo yose ajyanye n'aya magambo nayo tuzayakomerezaho nta kibazo. Ijambo ry'Imana rero ravuga ngo nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura. Tika tubanze tuganira hanga nimungane mwese abarushye n'abaremerewe. Nta utarushye pe, nta utaremerewe. Ariko Yesu akaduhamagara ngo tumugane tukabyanga. Abantu benshi rero usanga bashaka kwicira inzira, ugasanga mbese ararushye pe, ukanabibona kwa rushye ariko wamubwira utigana Yesu arakuruhura, ugasanga abantu ntago babishaka, ntago bashaka kubyumva, ahubwo barashaka kugenda mu byiyumviro by'imitima yabo. Barashaka kumva iby'ubukiri gitwa bw'amatwi yabo. Hallelujah. Ariko nyagasani Yesu arakubwira ngo mungane mwese abarushye n'abaremerewe. Ngewe ndarushye nawe urarushye, ariko ndashima Yesu ko namenyaho uburushyi bwanjye mbwerekeza. Uko biri kose ntago turi kuruha twerekera mu bapfumu, nta nubwo turi kuruha tujya kushakisha izindi mana. Oya, turaruha tugana kwa Yesu, twagannye heza rero. Hallelujah. Mu minsi ishize narabivuze nti twagize amahirwe ko twarushye tuganaho Yesu ari. No kuri Yesu aradutetesha, turabatesi, yewe turabatesi ariko ntago turabyumva. Ni nacyo ijambo ry'Imana esho byatubwiye. Murahirwa. Hallelujah. Aya magambo mwumva na arabandi benshi bashatse kwumva ko ntago byabashobokeye. Kurahirwa ariko wirwa kwawe ntago bizi, ntabwo wabimenya. Wabibwirwa n'iki? Ko ari wowe ahubwo wagowe. Waragowe kubona rwose wumva n'iri jambo kuri wowe mbese hari n'igihe bishyira mu ngorwa. Ariko ngenda kubwana urahirwa kuko hari n'abandi bafite n'amatelefone atagira WhatsApp. Icyo ni kimwe. Hari n'abandi bafite za WhatsApp ariko batabona za bundles zo kumva iri jambo. Wowe urahirwa rero. Reka tuvuge nda ko ariko wafunguye gusa ukaba wumvise audio gusa bikaba birahagije. Ariko urahirwa kuko iri jambo rikugeraho aho ryaba rinyura hose ngo rikugereho, ariko urahirwa. None rero nyagasani Yesu yari gushyize imbere agira ngo akuruhure, ariko wowe mukuru uravuga uti ariko se ubu se naruhutse iki? Ariko se ubu Yesu Kristo we ubu ntabona ko ndindushyi? Ukaba uri ku rutonde rw'indushyi rwose zarushye cyane ndetse mwisi. Mbese mu barushye rwose iyo batagushyizemo ntabwo mbese ubwo rutonde ruba rumeze neza. Ariko nyamara ngenda kubwari naho bagushyira mu rutonde rw'isi, ariko ngewe nkomeje kubona kuhirwa. Umuvandimwe ugana mu ijuru umwe yarambwiye ati mama, ati ndahirwa, ati narangiza nkanabyumva. Avuga ariko sinzi, ariko turabyumva buriya. Cyakora hari abantu benshi muri gutanga ubuhamya mugenda mubwira mama rwose turi kugenda duhirwa, ndahirwa ko numvira ijambo ni byiza n'ukuri. Ubu rero si ukuvuga ngo nibwo igihirwa utangiye guhumuka. Hallelujah. Ndashima Yesu duhumura kugira ngo atwereke iby'iri jambo. Iri jambo riri kugenda rihumura abantu benshi, iri jambo riri kugenda riruhura abantu benshi, iri jambo riri kugenda rizana mu mitwe no mu mitima yacu, mbese riri kugenda rituzanira imbaraga za Roho Mutagatifu kuko turahirwa twese. Yesu agatubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura. Amina. Nuko nyagasani Yesu yabahagaze hari akavuga ati mwese abashaka amafaranga, abashaka credit, nako atari na credit, nimuze mbaha amafaranga ku muntu kandi ntago muzanyishyura. Twakabaye twirukirayo kuko banke hari ukuntu banke zitubwira ngo muze ngo tubagurize ngo todentere ngo ni noya ngo tukorohereza mu kwishyura, ukagira ngo ni nko kukubwira ngo ntabwo uzishyura. Barakorohereza ariko se ngaho genda urifate noneho. Cyokora abanyamabanke nimugire ngo ndi kubimisha abakiriya, ariko ngewe umugenzi ugana mu ijoro avuga ni nujya muri banke uzagende rwose wabanje
sinzi uko nabikubwira nuko ubwo wagerayo rwose ntago banke zihombye abantu mana yanjye mujye munyumva neza nuko wamara kugerayo rwose bakakwereka ukuntu kubona credit rwose bitaguye kandi rwose bazagufasha no kwishyura nibikunanira rwose bazakorohereza ngiye nafasha amakredi ya banke ndabizi reka rero unanirwe kwishyura inshuro imwe baza barakaye cyane batehe batugutangiye wa wundi wakubwiraga akwereka ukuntu gufata credit ya bank ari byiza none waza yahindurije ngo hehe ngo none rero ngo rwose ngo nudashaka kwishyura none wahera kwa kundi mwaganiraga museka ugatangira gusa nuseka ngo yango nta mishinyi kuri muri ibi bintu ngo ibi bintu birakomeye ngo niba udashaka kwishyura ngo turateze cyamunara bakagatangira kugutitiza ugasanga umugabo yaratitiye umuntu nta cyambara ipantaro ngo imufate kubera credit ya bank yafashe kandi bayimuha bamwemezaga rwose ko ari byiza none Yesu Kristo aravuga ati muze ati ku buntu ndabaha amafaranga yose mushaka kandi ntabwo muzishyura ariko ugasanga kwa Yesu harajyayo umwe babiri kuko Yesu nawe arakubwira ati mwana wanjye ngiye kuyaguhasimbya nze ndayafite perega Yesu afite amafaranga Yesu afite ubutunzi Yesu afite ibintu byose ibyo ushaka byose Yesu arifite ariko arakubwira ati rero kugira ngo mbiguhe ugomba nawe kubanza kwerekana kuru wanjye rega na banke mbere yuko igwa credit ubanza gufunguzamo konti wibwira yuko wazuvuga ngo ngewe ngo ndi umukiriya ngo wa banki iyi niyi ngo roneje muri banki ngo ni mu amafaranga reka barakubwira bati banza ufungure konti hano kandi bikora haleluya natwe rero nyagasani Yesu arakubwira ati kuguha ni kubona ariko banza ufungure konti iwanjye ndebe koko ukwiriye nayo mafaranga ariko mwese abarushye n'abaremerewe mujye gufunguza konti haleluya kandi gufunguza konti ni kubuntu ntabwo ari ugutanga byangombwa byose bagutuma rwose oya ni kubuntu nukuri amabanke menshi yarabyoroheje gufungura konte ni kubuntu no kwa Yesu Kristo ni kubuntu genda ufungure konte nurangiza konte yawe ikore hanyuma nurangiza nase uzaba ufite konti sinziriye ngije kubwira ngo muri banke ngo ni mume ngo rwose ngo ni mume ngo credit ngewe ndabivuga wenda abantu baba mu bintu by'amabanke muranyumva ntabwo waha umuntu inguzanyo adafite konte muri banke yawe kwa Yesu rero akosubwo Yesu wakumva ngo afite iby'ubuntu mwagize ngo afite ibyo kujugunyanga nase afite ibitwica ko afite ibitugira akamaro nawe niba ushaka ibikugira akamaro umva icyo akubwiye funguza konte ubundi agushye haleluya nuko rero nyagasani Yesu akatubwira ati bana banjye nimuze ndabatabara nimuze ndabarengera kera hari umukino twashyaga dukina w'impyisi n'intama twese tukajya hariya bamwe bakabimpyisi umwe akabimpyisi ubundi abandi bakaba ari intama noneho rero ubwo akavuga ngo bana banjye nimuze ndabatabara tukirukanka nuko wari umukino umeze gutyo none rero hari impyisi zishaka kuturya hari Yesu ushaka kudutabara none nyagasani Yesu ko ashaka kudutabara kandi kugira ngo adutabare ko avuga ati nimuze mbahishe none ntabwo dushaka kujya guhishwa kandi ntabwo dushaka kuribwa n'impyisi none turashaka iki bavandimwe tugana mu ijuru nimwumva ko tugoye byarigende nkavuga nyagasani Yesu turagoye rwose singiye kukubeshya na nubwo nzakukamira mu kitoze ngo mvuge ngo hari icyo twakuburanye twarakugoye kandi koko turagoye umuntu akicara ati ngewe ati rwose ati ndashaka ati umugabo wenda n'umukobwa ati rwose mana yanjye ubwo wenda ngewe hari n'abame byifuza rwose munsengere rwose ubu ngubu umaze kugira imyaka wenda 18 30 se 25 ariko ntangiye kugumirwa uwo tuganiriye wese aragenda akagenda mbese ntagaruke mbese ndagumiwe ubu tukajya kwisengesho ryo kumusabira umugabo yamara kumubona nagize amahirwe rwose umugabo yarabonetse rwose bimeze neza bwacya mu gitondo ariko noneho musengere wa mugabo mbese uzibye yabaye byo yewe asigaye noneho ni umusambanyi mbese bya bindi byinshi cyane nabyo byose nuko ariko nyamara wasabye Imana ko umushaka iramuguhaye singiriza Imana ko yaguhaye icyo wasabye haleluya hanyuma banzu yishime nanasobaye utarashima icyo wahawe none utangiye no gusaba ikindi uragira ngo bigende bite Yesu ntitumunaniza buriya ngewe mbona Yesu tumunaniza reka rero tubanze dushimira ibyo twahawe haleluya
aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura ariko noneho nimuze nimumara kugerayo icyo waruhutse nacyo ugishimire urahageze ati mwana wanjye nkuruhuye iki ngiki yewe we Yesu we ubusura koze ko kuranduye Yesu ubu nanjye mana we ubuse narenze ngo ntago nezi ko nzaruhuka bwacya mu gitondo ngo ariko nyagasani Yesu ngo waruzi n'ikindi ngo iyo wa mutwaro wanjye wungumishaho ngo ubonye ngo niyo ndeka mu bukobwa ngo cyangwa mu buseribateri ngo ubuse ngo uwo wampaye noneho ngo ni igisimba ukaba nka wa mugore nyakunda kuvuga yarwaje umugabo yashatse umugabo amubera mubi noneho umugabo ararwara umugore ajya kumuvuza kwa veterineri nahagezeyo veterineri aramubwira ati ariko ati madamu wayobye atanaga ariyo bavuza banatanga twe tuvura inyamaswa tuvura ibisimba nuko umugore batatu ati nacyo ni igisimba nayo ni inyamaswa uko biri kose iyo bajya kwishakana akabona ko ari inyamaswa ntiyari kumusanga ariko kubera ko bamaze kubana bwa bunyamaswa bwe burya abantu bazi kwiyorobeka akakwihorera burya ngo amareshya mu gihe n'isi yamutunga akakwihorera rwose akakubwira ukuntu azakubera umugabo mwiza akanakuririmbira rwose indirimbo nziza cyane urabaruta maze ukagenda ubaruta koko maze wamara kugira ati mbese warunzi akakwereka uwo ari we noneho yamara kukwereka uwo ari we agize gutya ngo ararwaye ukirukanka no kwa veterineri ngo nshyirego mutere kuko igishinge batera imbwa ndatekereza ko nta nubwo nirwa mbitekerezaho cyane inshinge batera inka n'urwo batera imbwa ntabwo arwo bateresha abantu ntekereza ko rwakwica pe ubu rero basigaye baroroheje ibintu dushinge nyine dutera abantu tubari dutoya cyane kugira ngo batakubabaza umuti ukujyemo ariko utababaye ariko uko byamera kose ntibibuza ko baguteye inshinge nyinshi ubabara nyine kuko baba bakujombaguye ariko wa muntu mujya guhura burya yari umuntu ariko nyuma yaho yaje kuba igisimba biba ngombwa ko mujyanye kwa veterineri bavandimwe tugana mu ijoro muri itonde wenda abantu bacu bashaka kutadushorera ngo batujyaneyo ariko mu by'ukuri rero twakabaye tuvurirwa kubera ububi tukomeje kugaragaza none ngende kwisabira abagenzi bagana mu ijoro ngo buri wese agerageze kureba ibikorwa bye Yesu arakubwira ati mwese abarushye n'abaremerewe ushaka kuba uruhijwe n'iyo kamere meze gutya rega nacyo ni umusaraba haguze kwicara mu bandi ntiwishime abandi baririmba wowe ukumva ugomba kuhekenya amenyo nayo iyo kamere iyo wagiriwe ubuntu ukamenya ko uyifite nayo uyijyana kwa Yesu akayigukiza Yesu Kristo yarakomeje ati mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya muzamererwa neza mu mitima yanyu haleluya ni ukuri ni mwikorere imitwaro ya Yesu ariko ubundi ujya wibaza ngo kubundi umutwaro wa Yesu ngo ni uwuhe umutwaro wa Yesu cyane cyane ngewe nabonye ari izo kamere twikoreye eregizi kamere ziratuvuna ariko ubwo uzi ko hari igihe nshaka gukiranuka kamere ikangora yo katsindwa nkajya numva nka Paulo mutagatifu ari umugero ujombye muri ngewe nkavuga nangu usuye umugera koko hari umuvandimwe twigeze kugantambwa atari burya Paulo ngo arafite inyonjo ngo arahetse inyonjo ngo niyo mugera yavugaga numva ndamubwira numva iyo abari inyonjo y'ubumuga nta kibazo burya n'abayifite ubumuga ari icyaha kiba kirimo mbese ubwo iyo nyonjo wajya kuyiregera Imana ubwo yavuze ngo ni intumwa ya shitani murimo none nyonjo cyangwa se wenda tuvuge nakaguru kavunitse ubwo ni intumwa ya shitani bari kumvuga ati mwami ujye nyihanganira ndakurura akaguru ngenda ariko Mana kwihuta ntabwo mbishoboye ariko ndabishaka ubwo ari kujya kuyirega kwa Mana ngo Mana ngo inyonjo ngo irandemereye nyamara ntabwo inyonjo Paulo mutagatifu avuga muri iri jambo ari inyonjo y'umubiri niyo roho yayindi wari kushyira hasi wajya guhaguruka ukumva uri gusubira hasi ukavuga ko si uko Mana ariko uzi ko nashakaga no kuririmba ari igihe bijya bimbaho pe avuga numva rero nyagasani Yesu ubwo ngize amahirwe ntashyikare numbo ngiye gupfukama mbanze mvuge rozari nindangiza mbese ukazishyira ku murongo ubwo se shitani biri hafi aho irarekereza ubwo mbivuga gutya ngenda avuga ibyanjye kugira ngo nawe umenye ibyawe kuko mbivuze gutya avuga ati mama Louise yageze mu ijuru byararangiye nkubwiye musabire nuko mba nzi ko nyiraha agomba gusabirwa ubwo niwumva ko meze gutyo avuga ni reka mbanze nitera utuzi ubwo mvuye ku kazi reka mbanze nitera utuzi kugira ngo ngire fresh ari noneho rozari nyivuge nanayizirikana ubwo nkaba ndatangiye nkaba ngiye hariya ariko reka mbanze ndebe uko mu rugo biriwe mbanze ndebe mu gikoni uko bimeze ubwo nkaba ngeze mu gikoni
nagera wenda bo mu gikoni ni urugero mfashe ugasanga wenda bashirije isafuriya bagiye gutongana ugatongana mu kanya bakabakweretse n'igikombe bamenye mu kandi kanya bati n'isanirega yamenetse mu kandi kanya umwana akaza ati mama ariko wamenye n'ibyiriwe bibera aha ubwo akajya mu gukemura impaka z'ibyiriwe mu rugo ubwo roza urayivuga gihe ki bakaba baraguhamagaye ngo ibiryo birahiye ngo ujye ku meza n'abandi noneho ariko ujya imbere ya Yezu n'agatangira ko se Nyagasani Yezu kuko tujya tubigira urwitwazo ubusuko ko umugabo arajya ku meza yisangize rwose akimfite ubwo kandi ukabona Nyagasani urabibona akanya kabaye gati ariko reka nazo ni inshingano zanjye nese uko ibintu byo mu rugo byo byari gukemurwa nande nuko nakemuye ibi bibazo Nyagasani nabona ko umwanya wa rozari utari buboneke reka mvuga ishapuri imwe ubwo niyo mva ko mfashe wavuye kuri rozari ugeze ku ishapuri mu kandi kanya se kibi nawe bwaba ari hafi aho amakuru muri televiziyo pati mbese uwo mwamenya amakuru ageze aha ukabuvuye wirukanga ku meza ugiye kureba amakuru muri televiziyo rimwe na rimwe tukarya ubwo ndavuga wenda ibyo nsanzwe mbona sinzi niba n'abandi babibamo ariko ubwo n'ubuzima busa naho ubwo gafashe isahani ukamufasha isahani ugashyiraho ibiryo ukajya kurya uri kuri televiziyo rangiza kurya se wumve birafatana na wa munaniro urahita wirambika gatoya ibitotsi biza ubyumva rwose mwumva ntangiye gusinzira ariko se Nyagasani niho ndi gusinzira hari ntavuze ishapuri ibyo bitotsi bimaze gutyo rero bikaba ari ibitotsi biryoshye cyane noneho rero ubwo nkatangira ako se mana ubusubi ishapuri koko ndayivuga gihe ki noneho nagira nkavuga numva rero reka njye hanze basi mvuga ishapuri mu kanya telefone ikabirahamagaye ukajya kuvugana n'umuntu mbese ukaba muri byo bikaza kurangira na ya shapuri utayivuze ibyo n'urugamba rwose tubayeho iyo rero ni ya kamere niyo Pawulo mutagatifu yavugaga iyo ngiyo wari dusubiza inyuma intumwa ya shitani turimo mbese y'ubute ubunebwe bwibaza none ushaka kwibaza utase mama Louise kuko ubuse none zo umuntu yareka gukemura ibibazo byo mu rugo nyamara ababikemura kandi kwanasenga reka rero ngewe nkubwire ngewe uko namaze kubona kuko Yezu ajya binshoboza byombi nako kimwe se kibajya nesha umutwe ariko Yezu akananshoboza nkava muri dushe mitira hanze mfite ishapuri ayana nkicara mu kayaga nkayivuga namara kuvuga ishapuri nkaza kumenya amakuru yo mu rugo icyo gihe rero uyakemura n'umutima mwiza warangiza kuyakemura cyangwa se rega burya ari igihe ducira Imana inzira ariko ko Imana yo haleluya irabikora ubwo reka mbaze ndagize kimwe noneho ukagenda ukabikemura wenda uvuga uti ibi bintu rwose ariko si uko buse umukozi wabimubwira ukabona arabyumva ubutaha ntazabyongere niho handi ujya kubona rero ugasanga ufite umukozi ugufasha gusingiza Imana nawe iyuza uhitira mu bibazo nago nukuri se kibi nawe wabyivangamo pe agafunga umutwe wa mukozi maze akakubera rurangiza uko utashye ugasanga amakosa ugutashye ugasanga andi makosa mbese ugahora mu gukemura impaka ariko iyo ugiye kwa Yezu ukituriza haleluya kuko avuga ati munyigireho kuko nuza kandi nkagira umutima ugwa neza haleluya kugwa neza ni gute amina kugwa neza wenda ku bantu batazi ikinyarwanda ntabwo ari ukwikubita hasi kuko ubundi ni ukwikubita hasi ntabwo ari ukwikubita neza oya ahubwo kugwa neza ni ukugira umutima mwiza haleluya kugwa neza runaka gwa neza no kuvuga abagira imico myiza abagira umutima mwiza buriya rero uko usenga bohoza urugo rwawe uko usenga wereka Yezu ibera mu rugo rwawe nawe niko arushaho kugenda aza kurugotesha abamarayika be akaguha abakozi bazima babandi bazagufasha gusingiza Imana nukura arabikora pe arabikora wataha ugasanga ibintu byose bimeze neza ndetse rwose abana bakaguha amazi batikaraba rwose urananiwe ugasanga mbese n'uwo mukozi ahubwo no kukuhagira yanakuhagira mbese afite umutima roho w'Imana yamwihiriye kugira ngo akuvane muri cya kintu cyo gutaha ugwa nabi ahubwo ujye ugwa neza burya rero ngiye nabonye kugwa neza ari ntacyo bidutwara ikibazo nuko bitunanira kandi se kibi yajya kudushyira imbere yo kugwa nabi atwereka yuko kugwa neza bitari byo bikwiriye ubuse wataha uvuga neza gute urabona ibikombe babimenye ubundi se uravuga nabi birarya bya bikombe byo birasubirana reka tuvuge nabi noneho wenda tuvuge niba koko icyo gikombe cyamenetse teremusi bayimennye wenda uraje uvuze nabi ariko teremusi irasubiranye rwose nuko irongeye ihagaze hariya nakubwira nivuga nabi kora ko ikeneye teremusi ariko teremusi yamenetse uravuga nabi ntacyo biri bufate ejo waje uvuga nabi igikombe cyamenetse uyu munsi utashye uvuga nabi teremusi yamenetse ejo uzavuga nabi televiziyo yamenetse uzahora uvuga nabi
ariko ni wisengera Imana bize birumvikana ntabwo ari ikintu cyoroshye ndi kuvuga guri kuvuga ngo ariko nguzi ko bishoboka ntabwo byoroshye n'urugamba ariko n'urwana urwo rugamba muri ubwo buryo no kuri Imana izagutabara kandi uzabyibonera wowe wenyine uzatanga ubanya burya hari urugamba tubaho kubera gusuzugura Imana tukanarutindaho rwose ngewe ibyo mvuga ni ibintu Mana umuntu uzagira ngo ndamubwira ibyo ntekereza nukura azamenye yuko ataramenya umumararungu Marie Louise wundi nkubwira ibyo nabayemo haleluya hari n'abantu bajya bambwira bati urakora kudusangiza ubuzima bwawe rero muvandimwe Yesu amamagara nambwa ati genda ubambwira iby'ubuzima busanzwe haleluya Mwese natinya ne kukubwira iby'ubuzima bwanjye kandi nawe nge ndi umuntu nkawe haleluya Marayika yabwiye ati sigaho wibikora wimpfukamira nanjye ndi umuntu kimwe nawe kimwe n'abandi bose Imana niyo yonyine ukwiriye gupfukamira nanjye rero ndaza nkakubwira nti muvandimwe nanjye ndi umuntu ibyo bibazo ugira mu rugo ibyo enda tuvuge amasahani ameneka nanjye ndayigira iwanjye ibikombe bimeneka nanjye ndabigira iwanjye mbese ubwo ngubwo ibyo ntagira amasafuriya yashiririza ibiryo nanjye ndayigira iwanjye ubwo rero hari igihe utaha ujya mu masafuriya yashiririza ibiryo kandi noneho ubwo atari cyo wari ukwiriye guheraho wirukanka ujya mu rugo ahubwo kubera ko tuba twahuye buriya rero Mwese nyine uyu munsi baratubwira bati nuva hanze y'urugo ujye uyitira ukaraba kubera ko coronavirus yaje ukunde gukaraba none rero nanjye ndi kukubwira ni muvandimwe ukinjira mu rugo wihitira mu kazi ahubwo ahita manza ukarabe haleluya utanduza busanze mu rugo kuko nawe ufite ibyo uvanye aho uvuye hirega ntabwo nawe aho wiri warahatunganye hirega ni habaho turi isiranduye urumva wiriwe mu bibi abakubwiye nabi ku kazi abaje kukureba bitari ngombwa bagutesheje umutwe wagera mu rugo kajya kuwutura abana n'abakozi bagera bakavuga ko mabuja rwose mva arasenga ntabwo atajya ko rwose wapi kandi mukanya ubwo maze kubacagagura ibintu byatangiye ibintu bose bari gutitira ugatangira kuvuga ishapuri ariko iyo shapuri bibuze kugira ubundi ubuhe buhamya koko muri urwo rugo ahubwo uravuga batari kuze buri ishapuri avuga imumariye iki ugasanga bose bari kurebana noneho wababwira utari ko mwagiye muvuga ishapure mwabana batari ko rwose mama nta mwanya tuba dufite batangira no gukura ngo ariko ngo ubundi ngo wajye uyivuga noneho ugatangira mama Louise rwose unsengereye abana banjye ntibashaka gusenga nta ukozwe ishapure barayikozwa gutese kutigeze uberera imbuto ariko ushobora kugira ukera imbuto ariko babana bakazagutangira ubuhamya bakavuga bati niba hari umuntu rwose twemera imbuto mama rwose n'uwa mbere cyangwa papa nyine birumvikana ndavuga mama kubera ko ari twe dukunda guhitira mu bikoni dutongana tujya kureba ibyo bikombe byamenetse ariko n'abagabo bamwe barabikora ngewe rero icyo ndi kukwisabira genda ukarabe ku mubiri kugira ngo ugire agatege hanyuma uhitire gukaraba roho kugira ngo ubanze uyikureho bwa bwandu uvanye hanze hanyuma ubone kwinjira mu kazi ko mu rugo sange babimenye nyine nawe noza nkubwire ngo sange rwose bisugiye bisagambyeho hari igeze kibi atera abakozi rwose kukuhemukira ariko ashaka kugira ngo yumve kubayeho ariko yumve n'icyo uricyo muvandimwe ugana mu ijuru rero ngewe ndakwisabira gukiranuka ni ibintu mbese biragoye pe ntabwo ndi kuvuga ngo biroroshye cyane ngo kuko iki tutakiranuka kandi byoroshye oya biragoye ni ibintu bitugoye pe ariko kandi birashoboka nicyo ngicyo nshaka kuvuga ngo biragoye ariko birashoboka haleluya none rero muvandimwe ugana mu ijuru Yesu Kristo arakurebye asanze ko bikugoye arakubwira ati waruzi n'ikindi ngwino ngewe ndaguha ku buntu utinya gasani ibyo mako buntu subwo wagize ngo nibyo nyeneye oya aba bana umuntu atababwiye n'abatanabikubise ntago byamenya ko bigomba gukosoka ariko nyamara wowe agukosoza neza akavuga rero ngo nimungane mwese buri cyane ngo nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshye iri jambo rirabwirwa buri wese ari uwo wahemukiwe mbese yewe mundebereho araza nyagasani Yezu yagera iwawe agasanga neza noneho na bya bindi rwose yarakuhagiye asiga kwambitse umwambaro umwe zagaruka agasanga wivuruguse noneho we ari umuvandimwe aberutse kuganira mu minsi ishize arambwira ati mu minsi yashize ati sinanywaga inzoga ati burya ati nagiraga groupe y'abantu ati tugendana rwose ati ntanywa inzoga atari ko nageze aho nsanga ari ububwa ati nazisubiyeho hashize iminsi arazaterega mama Louise aterega ibintu byarankomeranye ntumeze utese muvandimwe ugana mu ijati yewe
ati nayo nibyo nari nararetse ndi kugenda mbisuraho gake ati n'abaguru ubu natangiye kubasubiramo. Ni Yesu Kristo yambwiye ko icyo kivuga ari ikivugo cy'ububwa, numbabarire ko nkwisi mbwa uri umugabo, nariko icyo kivugo ufite ni icy'ububwa. None se nkubeshye ko ari icy'ubugabo? Umugabo uvuga ngo narananiwe, ngo naratsinzwe, ngo ariko ngo rwose ngo iminsi ishize ngo nari umuntu mwiza, ngo nari mfite inka, ngo none na zose naraziriye ndazimara. Ubwo kuko uri kwivuga neza. Abandi bari kwirata iby'imitungo bakavuga bati anjewe nari mfite inkoko 2 none zabaye 10, wowe uri kurata ngo 10 zari zagakoze se narazikenda ngo naraziriye ndazimara, kandi ukabivuga uhagaze neza ra ngingo ngo uri kwirata ngo butware mwiga ngo ubuse ngo abakobwa bari hanzanga ngo utabarongoye ngo kwakwibwira ko byagenda bite. Ko rwose ngo ndamureba ndavuga numva rero mwana wa mama muvandimwe ugana mu ijoro arimbutse, kandi burya iyo umuntu ajya kugenda agenda buhoro, burya iyo umuntu mwari muri kumwe agiye kugenda naguhita umubura, oya keretse yari imyuka mibi. Naho yari umuntu nyamuntu atera intambwe ya mbere umureba, iya kabiri kuzageza igihe azarunduka ukaba utakimureba. Natwe rero bari abavandimwe bari kugenda basubira mu by'isi, basubira ku birutsi nk'imbwa. Bavandimwe mwabagaruye bakiri hafi aho ngaho, ubwo nkamubwira nti rero uzi icyo bita ibirutsi urakiza ati waruka hano ugasubira ategeka kunywa mama Louise rwose nk'ibyo bigereranya ubudo, ntabwo ari jewe, ibyo nicyo uri gukora ku buryo bwaro. Erega ikibazo dufite nuko iby'umubiri tubona ko ari ibiteye isesema, ariko ibyaraho tukumva ko nta kibazo. Icyo rero wita ngo nta kibazo nicyo Yezu wabona ko ari ikibazo. None se wowe nushaka kubikora ariko uri kubikora kandi bwira Yezu ngo reba ukuntu ngo ndi kusubira ku birutsi, mbese ubwo Yezu Kristo wari bwishime? Muvande urumva Yezu Kristo ari bwishime? Icyo udashaka kumwereka ugashaka kugira ngo icyo udashaka kureba wowe ugashaka ngo nawe akibone. Yezu yagukarabije yakwambitse arangije aragarutsa sanze wabaye igisimba, hagiye kukuvuza kwa veterineri. Muvande ugana mu ijuru ubu wahindutse kuko hakubundi mbibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Mbibarize bibananiza iki? Kwihangana, kwicisha bugufi aho unyuze hose, ukabana n'abantu bose, ukarangwa n'ikinyabupfura aho ugeze hose, ukaba umuntu uciye bugufi. Ko bitagombera amashuri, ntibigomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Kandi nibyo Pawulo mutagatifu yabwiye abanyagalati, haleluya, ati nta tegeko na rimwe rihana imigirire nk'iyo rwose. Kugira ikinyabupfura, kwihangana, kugira ubugwaneza, nta tegeko n'iryo ku isi, nta tegeko rihana umuntu ugira ikinyabupfura. Ariko mwagerageje koko. Noneho rero hari amategeko y'isi agusaba kugira ikinyabupfura, hari n'amategeko y'umugenzi ugana mu ijuru agusaba kugira ikinyabupfura. Muri ibyo byose wabuze na hamwe ufata koko? Wenda reka tuvuge da abazungu batuzaniye iyo mana tudashaka, reka noneho reka tureke iyo mana y'abazungu da, igirira ikinyabupfura nk'uko leta ibigusaba. Ureke guhohotera abandi. None se nta mategeko ya leta gusaba kudahohotera abandi? Nabyo ntubyumva, ukambya agahanga worureza agatuza, ni wowe uri ariko uriho gute? Amara hari igihe tujya dusoma amateka tugasanga hari abantu babayeho kera, babaye abantu b'ibihanganye ariko batakiriho. Ese bagiye he burya? Njya numva umugabo witwa Hitler baramuvuga cyane, bakavuga ukuntu Hitler yarazengereje, ariko Hitler ari hehe ubundi? Hari wamenya amakuru ya Hitler? Icyo bavuga cyo nuko yapfuye. Bakavuga abapapa bamaze kugera kuri 240 benshi. Bagiye hehe? Ese wowe muvandi, wowe amaherezo yawe ahubwo ntuzaba nk'abandi bagiye bate? Ntago ngewe ndibuze kubikubaza, nanjye ntubimbaze. Ngewe sindeba ibya papa runaka wabayeho, ngiye ndirebera ibyangewe, kuko uyu munsi ndi ngewe Umumararungu Marie Louise, nawe runaka mu mazina yawe. Nituva tuzajya hehe? Aho tuzajya nitwe tuhagena tukira aha, ntabwo ari Imana izahadushyira. Ngo Imana niba nambikwiriye ngo izanshyire mu ijuru, niyo sizabibona bikorere. Ngo ariko se mama Louise ngo Imana imbonite, ikubonite se ubwo wewe wibona uti? Kuko ntabwo Imana uzayereka kuri umwana ugana mu ijuru, ntabwo Imana izagwa uzayereka umugati koko ivuge ngo nibuye. Wowe se kutabishobora, ubu umuntu yaguha umugati ukavuga ngo nibuye? Imana se uzayereka umugati kubwira ngo mwana wangire nibuye? Yego.
none se wowe urayereka ibuye ngo hanyuma Imana nize kuvuga ko ari umugati ngo ariko ngo ubundi ngo Imana imbona iti ikubona iti se ahubwo wowe wibona uti kwari wowe ukwiriye kwibona ugakosora iyo mikorere yawe kwari wowe. Erega ubuzima bwawe buri mu biganza byawe muvandimwe, ntago buri mu biganza Imana. Reka nkubwiye yagushyizeho pe, ifite umwuka wa ari ku bugingo bwawe. Imana ijya kukurema ntago wagiye inama nayo ariko kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka, uzabuharanira byo kuva ku bwa Yohani Batista. Ingoma y'Imana iraharanirwa kandi abibyihari. Niba bazayikukana ntabwo ari ntabwo bizahinduka ngo kubera ko ngewe ngo ndi muremure ngo nkaba mfite n'imisatsi miremire ngo jewe ngo bizahindurwa n'iki. Ntabwo Imana ikangwa na byacitse. Hoya ngo ngewe ngo kora ko ndi mugufi cyane ngo Imana izamenya ko ntabashije kurira kuri kiriya giti ngo ngo ngiye ngo gukora biriya ngo Imana izambabarira. Imana izakubwira uti umugabo witwa Zakewusi yari mugufi cyane ariko yuriye igiti kugira ngo abone Imana. Haleluya. Nta rwitwazo ruzaba imbere y'Imana, ni wowe. Haleluya. Ba mu nshingano z'urugo, ba mu kazi ugomba gukora ariko kandi ube mu Mana. Birashoboka rero ko byose twabigendamo neza kandi n'ikizitwa gukiranuka. Haleluya. Nuko tuzaba twarabigenzemo nyine nk'abakiranutse. None se niba abapagani bagera mu rugo bacagagura abana, nawe ukagera mu rugo ucagagura abana, wanagize ugahitira muri rozari, ubwo urumva buva ko abo bana hari icyo bazafata. Twahinduye ubu tugiye guhindura rero. Ubu twinjiye mu igare ryitwa guhindura. Haleluya. Igare ryacu haleluya ryo twinjiramo uyu munsi twandika ngo guhinduka. Hinduka. Rero reka turangize iyi vanjiri. Havuga ngo koko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Ni ukuri kw'Imana. Tujya dutekereza ko ibyo Yesu atubwira biraremereye. Reka nta kiremereye. Yamaze gufunga shitani arayiboha. Arangije akubwira ati ngaho utambuka. Guca iruhande rw'imbwa iri mu kazu kayo ifungiranye byakunaniye. Ngo ariko Nyagasani ngo banza none yibwiye ngo niyongere no kumuka. Yesu akavuga ati kumuka niko kuvuga kwayo. Aneze uragira ntabwo wayibuza kuvuga, yireke ikomeze yimoke ariko wowe wikomereze gahunda zawe. Nta kiri bugutware. Ngo ariko Nyagasani ngo zikwangwa ndiko iri kundeba. None se bakubwiye ko yapfuye amaso. Yesu akavuga ati erega yakureba yamuka ntacyo yagutwara. Ngo ariko se Nyagasani ngo koko ngo anava urarushye kandi urarushya Yesu. Nukuraho ibihe bigeze nanjye ngiye Yesu nsigaye mubwa ntako Nyagasani niko tukugoye rwose. Ntabwo twumva nyamara umutwara dukorera ntabwo uremereye. Ngo Nyagasani ngo ariko ngo ibintu byambayeho ngo buriya ngo rwarushako ngo buriya ngo byari ngo ni ibibazo ngo abana wampaye ngo bambereye ibigeragezo. Hari undi uri ku mpamvu ari kuvuga ati Mana nangerageza ariko byibuze mve ku izina ry'ubugumba. Hari n'undi uri kuvuga ati Mana ati ubonye niyo yangerageza ariko kakuze nanjye nkakareba ariko disuzi kuba mu rugo rwa wenyine umugabo akaguha ari kuri. Abagore benshi barababaye kandi ejo tuzongera tubasabira abagore bababaye muri ubwo buryo. Ugaharikwa uhagaze ureba udafite ijambo ngo warabyaye ngo abana ngo nta mwana ufite, kandi hari n'ababafite baharikwa ugasanga umugore uri kwiruka ati mama Louise. Bityo rero abagenzi twese tugana mu ijuru tumenye ko Yesu Kristo adashobora kutubeshya. Haleluya. Kubera yuko umwami w'amahoro atajya abeshya. Amina. Bavandimwe tugana mu ijuru, bagenzi mugana mu ijuru, kangwe na byacitse. Mu ijuru hari Imana ikomeye kandi ishobora byose. Yesu Kristo aravuga ngo koko rero umutware wanjye uroroshye. Ni ukuri ntago yahakanye. Ntago avuga ngo koko rero ngo murarirwa nta mutwaro. Oya. Aravuga ati rero umutwaro wo nawe uguhaye ariko uyu mutwaro uroroshye. Haleluya. Umutwaro wa Yesu uroroshye. Haleluya. Uyu mutwaro Nyagasani Yesu aba yaduhaye n'umutwaro woroshye rwose. Bityo rero niba wajya kugenda ukambibije agahanga ariko mwaruze n'ikindi wari ngiye gukorera umutwaro uremeketse niba utari uwa Kristo. Ariko niba uri uwa Kristo kandi ukawemera ko Kristo ari mu ruhande rwawe, umutwaro ufite ntabwo uremereye. Nyine ubwo wenda ufite akantu k'agatwaro ariko ntabwo karemereye mu by'ukuri. Yesu rero akakubwira ati wewe nka kwa kundi yavuga gatumva mwajyaga mwicara muvuga ngo ariko nitwe banyakugorwa, ariko nje kubabwira ko umutwaro mu by'ukuri utaremereye. Haleluya.
uyu mutwaro ntabwo uremereye rero Yezu yatugiriye neza aduha umutwaro woroshye ariko nanone twongere twibaza kubera iki Yezu aduha umutwaro ubundi ntabwo byashobokaga ko avuga ngo nta mutwaro nabahaye bana banjye nimugende mwemye ahubwo agahitamo kutubwira ngo umutwaro wanjye uroroshye kwese kuki yadukoreye umutwaro no kubera yuko nawe mu buzima bwo kwisi yagiye yikoreye umutwaro kandi ubuzima ubwabwo ni umutwaro icyo wari ukizi wari uzi yuko ushobora kurwara nta coronavirus yarateye baratubwira ngo nimusohoke mu rugo ariko utekereza ko abarwaye ari abasohotse mu rugo gusa nta muntu coronavirus yaba yarasanze muhira kandi kamwica kubera iki uyu mubiri twambaye ubwawo wambaye intege nkeya reka tuve kuri coronavirus ndavuga uti oya batubwiye yuko rwose uburyo ihererekanywa biba bisaba ko byanze bikunze uhura n'uwayanduye none se uwayanduye mbere we yahuye nande ijya kujya mu bantu yavuye he wenda barayihererekanyije ariko uwa mbere yafashe we yamugiye mite reka twemere wenda ko coronavirus ihererekanywa reka tugere kuri kanseri uricara ugatangira kumva wenda umugongo urugero cyangwa se ugatangira kumva mu nda ukivuza wari wicaye wibereye hamwe n'abandi muri kwigana ukumva mu nda harakuriye mu nda ejo agakomeza kukurya ugira ngo wenda ngo ni ngo kundi hakuryaga bisanzwe wazajya kwa muganga bakabura indwara bazagera ubwo bagucisha mu byuma bati ni kanseri harya ubwo wavuga ko yatewe n'iki uricaye uraho ngaho bati wararwaye wajya kwa muganga bati diabete harya bavuga ko wayitewe n'iki ndagira ngo ngusobanure ngo ko kubaho iki kintu twambaye cyitwa umubiri ubwacyo ni umutwaro ariko Yezu akatubwira ati uyu mutwaro mbakorera ntabwo uremereye none se niba uyu mutwaro waba uremereye muvandimwe ugana mu ijuru twiyahure se ubundi zubu Yezu yatubwira ati iyi mitwaro nabakoreye iraremereye koko ubu twari kubigenza twakwiyahura se ariko ndashima Yezu haleluya Yezu ni mwiza ntago aduhahamura ntabwo aduhabura aravuga ati bana banjye imitwaro ntabwo iremereye muri yuko iburemere bwayo nabuvanyemo ubu nabasigiye utuntu tworoshye cyane kera twagendaga tuguguza dufite imibiri iremereye cyane ariko Yezu Kristo yaraje aratworohereza amaze kutworohereza ibintu byaroroshye none ntabwo ikiremereye haleluya amena haleluya iyi mitwaro ntabwo ikiremereye ndatambuka nkavuga ariko rwose ntabwo ndemerewe nuko wanywa n'amazi mba kukubwira ngo amazi aravura nuko ukayanywa kera wenda ntibari bazi ko amazi avura ubwo rero ibi byose iyi mitwaro ntabwo ikiremereye pe kera wenda njya mbona uyu munsi abagore barajya kubyara n'iza cesarienne gusa abana ariko ubundi hambere kera ko cesarienne zitari zizwi abagore bakera ntibabyaraga kandi ko babyaraga yego baranapfaga ariko burya hapfaga bake ugereranyije n'abakabaye bapfuye umunsi kubera za cesarienne abana ariko nyagasani imitwaro yarayoroheje yazanye cesarienne byibuze iyo batangiye kureba agasanga ibimenyetso umwana ntabwo bimeze neza bahita bakubwira bati icyuma hariya byaroroshye twarangiza ngo ariko ngo uyu mutwaro ngo uraremereye umva nibitaremera kuri hamwe birajya kuremera ahandi ariko iyo bamaze gushyiramo mu mutwe ngo biraremereye yewe nibyoroshye biraremera hano rero bavandimwe tugana mu ijuru ubu rero tugiye kwivanaho cya kintu cyo kuvuga ngo biraremereye ngo ariko ngo rwose biraremereye oya tumare uyu munsi tubwire Yezu ngo warakoze ko watworohereje umutwaro twamaze kumenya ko twikoreye ariko umutwaro utaremereye namba umutwaro udafitemo n'akantu k'uburemere namba haleluya uwo niwo twikoreye haleluya kandi Yezu Kristo yataza ngo atworohereze uba tugenda tuguguzanya n'ibyo biremereye cyane kandi n'ubundi tugomba kuzajya mu ijuru wibwire se ko twari kuzagera imbere ya data tukavuga ngo ntabwo twabasha kwinjira mu ijuru ngo twari twikoreye ibiremereye reka haleluya niyo mpamvu rero tugomba kuvana ikintu cyitwa urwitwazo imbere y'Imana tukamenya ko niba Imana yaradushyizeho tukamenya ko niba Imana yaraduhamagaye mu mazina yacu yagiraga ngo twere imbuto kandi imbuto yacu igumeho haleluya hari amajambo menshi cyane tuzagenda tuganiraho yo mu buzima bwacu busanzwe ariko kandi agenda atwereka ko Imana ituzi amina rero uyu munsi tugiye kuba dusoreje ahangaha ariko ndumva nashyiraho ubuhamya bw'abantu byibuze bakeya kugira ngo ubuhamya nabwo tugende
tubwongera tubugabanya kuko bugenda buba bwinshi ku isengesho ribaye ubuhamya byibuze bukeya ni 5 noneho nkavuga nti ubuhamya ntabwo buzarangira tuzajya tugenda tubufatanya n'ubuzima bwacu busanzwe. Umuvandimwe ugana mu ijuru ati bonjour mama, mbyutse mu gitondo nk'iki sinabura gushima mbere na mbere Yezu, ndashima Yezu kandi ngusabira umugisha nawe kandi ngushimiye kuko kuri jye nari nkeneye umuntu nkenura kuri roho rwose pe, uretse kwinanirwa wowe na papa ntako mutagira kandi ubyumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Yezu ukomeze kumumbwirira ko mfite icyifuzo rwose ko ijambo rye ryambamo kuko ndifitiye inyota kandi aho abona isengesho ryanjye n'amaturo byanjye bigoramye abingororere ntabwo nangira ambabarire kuko hari aho nkiri mu bujiji anjijure ndamukeneye cyane. Haleluya. Muvandimwe rero agukenura akoresheje iri jambo, ahubwo noneho nanjye ngiye kukubwira ntabwo ndi mu gusabire Yezu, ahubwo Yezu ari kukubwira ngo tega amatwi wumve ubeho kandi ibyo wumva wihatire kubishyira mu bikorwa. Amina. Undi ati bonjour Kristo Yezu akuzwe mama, hari ikintu kiri kumbaho muri iyi minsi nsenga rwose nabanje gutinya kubikubwira numva binteye isoni, ariko uyu munsi ndimo nsenga saa 9 byongeye mfata umwanzuro wo kugusobanuza. Ubwo byatangiye mu isengesho twakoze gihe twasengaga dusaba Yezu ngo adukize guhazwa dukoresheje ikiyiko. Narikoze ari saa 9 z'amanywa ndangije isaha y'impuhwe z'Imana. Ubwo ndikora numvaga mbabaye cyane ku buryo twasenze ndira ayo marira ashize, noneho ngeze hagati numva meze nk'uhinda umushyitsi ndibwira ubu nuko nasenganye umubabaro, ariko ni umushyitsi uza nkaba ntawuhagarika jye uko nishakiye. Ubwo ndarisoza nsubiye gusenga bukeye bw'uwo munsi saa 9 za mu gitondo birongera. Uwo munsi mu masengesho nakoze ku manywa ndi mu modoka ndibombarika rwose mfite impungenge ko byakongera ntibyaba, ahubwo uyu munsi mvuga rozari nibwo byongeye mfata umwanzuro wo kugusobanuza kuko isengesho mba nshobora kurikomeza sino umurongo kandi nkumva mu mutima nuje, ariko ahandi hose mpinda umushyitsi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Uyu muvandimwe rero arashima Imana nyine kubw'ibyiza yamugiriye, ariko akanasobanuza iki gisobanuro. Rero impamvu twagisomye mu mashimwe nacyo irahari. Hari igihe umuntu agira icyo kibazo cyangwa se akagira ikintu asobanuzaho, ariko nkumva n'abandi bavandimwe bagana mu ijuru bakwiriye kubisobanukirwa. Uyu muvandimwe rero yahuye n'ingabire za Roho Mutagatifu kuko Roho Mutagatifu akora uko ashaka. Iyo abizi usenga akenshi iyo bije usenga hari ubwo biba ari imbaraga z'Imana cyangwa ari za shitani. Iyo ari imbaraga za shitani rero ntabwo bugishobora gusenga, urahagarara rwose ahubwo ukumva wataye ubwenge wagiye ahandi hantu kure ku buryo uza kugaruka umuntu yakubwira aho wari uri ukumva ntabwo wowe wenda wanahamenya, ariko icyo gihe ukaba wakoraga n'ibintu navuga ngo biba bigaragaye nabi, mbese bitesheje umuntu agaciro, kwikubita hasi, kurashya, kugira gute. Ariko Roho Mutagatifu nawe mu ngabire atanga ibyo ngibyo arabikora. Nanjye buryo ndi gusenga hari igihe biza nkumva ndimo gutitira kandi ntekereza ko wenda hari mujya mubyumva no mu radio, hari igihe biza no, ariko ntabwo utumurongo ukomeza gusenga, ariko wumva nyine ufite imbaraga zisa naho zigenda zigucugusa. Izo mbaraga rero turazigira. Iyo zifite rero uba ufite ingabire yo gutakamba cyangwa se ingabire y'ubwinginzi. Umundi ahandi mu yandi matorero bavuga ko ari kubatizwa mu mwuka, niko babyita, kubatizwa muri Roho Mutagatifu. Ikikubwira ko umuntu yabatijwe nyine agira iyo myifatire imeze uko nguko. Ubwo rero abantu bizajya bibeho, nge navuga ngo nta gitangaza kuko iri sengesho ririmo imbaraga za Roho Mutagatifu rwose. Wowe ujye ureka Roho w'Imana gukoresha uko ashaka. Ubwo rero iyo aguhaye icyo kimenyetso abagira ngo akubwire ngo turi kumwe, ariko kandi ntabwo agushaka mu bibi, ahubwo arashaka kugira ngo uhuguke umukorere kuko ubwo abafite icyo ashaka kugukoresha. Undi muvandimwe ati mama Louise, Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya bakomeze kukwishimira
wankundishije cyane Yezu na Bikira Mariya kuva natangira kumva izi nyigisho, ijwi ryawe ndarikunda kuko ni Yezu kuvugiramo. Inyigisho y'uyu munsi ishingiye ku murongo uri muri Matayo umutwe wa 11 murongo wa 26 yatumye ndushaho kwiyakira. Koko dawe niko wabyishakiye. Ubupfakazi bwanjye, uburwayi budakira, umuryango mvukamo wibuzemo gushyira hamwe n'ibindi, ibyanteraga kwiganyira ndabyakiriye Yezu mwiza. Ngushimiye uko mbayeho kuko ibyiza unkorera ni byinshi. Singizwa Yezu mwiza, kundwa mubyeyi Bikira Mariya, wowe watubyariye umucunguzi. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe. Uyu muvandimwe yahisemo kwiyakira kubera rya jambo kuko dawe niko wabyishakiye. Uyu muvandimwe ntabwo ari bwakinjira muri audio, ariko rya jambo ryejo bunini ryo rimujyanye, noneho rimubereye nk'umusimari umushimangira. Yakiriye ubupfakazi, yakiriye indwara zidakira, yakiriye iminaniro n'imiruho, yakiriye bya bindi byose. Ubu yavuze ati ni koko dawe niko wabyishakiye. Haleluya. Twarishyize imbere y'amazina yacu, iyo twayigize siribwa y'amazina yacu, ni koko dawe niko wabyishakiye. Kandi numara kubona ko ariko yabyishakiye, ibintu byose birakorohera. Nahisemo no guhera ku buhamya bwa vuba kugira ngo tujyane neza n'iri jambo turimo. Si ukuvuga ko ubu buhamya mfite ari ubwa nona, ahubwo ni ubwa kera, nuko hari ubwa kera, ariko ubu ngubu mpereyeho uyu munsi ni ukugira ngo duse naho tujyana n'iri jambo dusoza uyu munsi. Umuvandimwe ati Yezu Kristo akuzwe Marie Louise. Nanjye ndashima Imana kuko yangiriye ubuntu bwo kuba umwe mu bagenzi bagana mu ijuru. Uheruka kutubwira ko tugomba kwishimira aho turi kuko tudahari kubw'impanuka. Izi nyigisho n'ubuhamya rero binyibutsa kandi bikanyigisha byinshi cyane. Hari nubwo hari igihe cy'isengesho naryo nsanga ari nge ryibanzeho. Mfite byinshi nshimira Nyagasani Yezu yankoreye, ariko reka mvuge bimwe muri byo. Ndashimira Imana ko yankijije indwara y'igituntu. Kugira ngo menye ko ari cyo ndwaye byafashe igihe, kuko najyaga kwa muganga bampima ntibagire uburwayi babona. Umugoroba umwe byarankomereye, ndatitira, nkomanganya amenyo, ariko nsaba Imana ngo inshoboze ngeze mu gitondo mbone kujya kwa muganga, kuko hari kure nta modoka twashoboraga kubona. Mbere yuko njya kwa muganga rero nasenze nsaba Imana ngo ikoresha abaganga maze babone uburwayi. Yezu rero yarabikoze, kuko nagiye ndapimwa jya no muri X-ray, byose byerekana ko ndwaye tuberculose, igituntu. Nkimara kubyumva nashimye Imana, ndetse mpita numva ko nakize, kuko noneho numvaga ngiye guhabwa imiti ihwanye n'uburwayi. Nubwo nari nsanzwe ntinya iyi ndwara, ariko nkimara kumenya ko ariyo ndwaye ntabwo byanteye ubwoba. Ubu rero nkomeje gufata imiti kandi rwose meze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kumenya uburwayi ni kimwe mu nzira yo gukira, cyangwa se wenda no ushobora gukira ku mubiri cyangwa kuri roho, kuko buriya hari n'umuntu urwaye indwara ntamenye yari, ariko iyo maze kumenya ko ari wenda ari ikintu kitazakira, kanseri, utangira kuvuga uti ndashima Yezu kwa maze iyi minsi, ariko uzi neza yuko urugendo rwawe ruri mu nzira yo gusozwa. Ntabwo ari byiza, nyine biragoye, ariko uko biri hari gukira kuri roho. Ikindi nashaka kubwira abagenzi bagana mu ijuru nkiri aha ngaha, ndagira ngo mbabwire ngo mujye mukoresha amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha burya afite umumaro umwe wo ashobora kugukiza icyo kibazo ufite, cyangwa atagukiza akerekana icyo kibazo. Mbese ni ukuvuga ngo iyo atagukijije yereka abaganga ikibazo ufite, ariko ntabwo ushobora kuba umeze gutyo gusa. Iyo ufite amazi y'umugisha burya abigiramo uruhare, icyo kintu mujye mugikora. Ikindi nshimira Imana, nyiri no ku mazi y'umugisha rero, reka naringiye gukomeza, ariko nibutse yuko ari icyo nagombaga kubivugaho. Hari umuvandimwe wambwiye ati Mama Louise, ati rwose mfite amazi y'ikibeho, ati nkagira n'amazi yo kwa padiri, ati ubwo nakoresha yahe mazi muri ayo ngayo? Ndamubwira rero twebwe abakristo gatolika turibeshya cyane, umugisha nturutundi.
icyo mukimenye rwose. Amazi y'umugisha bari amazi y'umugisha, yaba ari umugisha watanzwe na padiri, yaba ari ayo wavomye irurude, yaba ari ayo wavomye Kibeho, umugisha uba ari umugisha. Amazi y'umugisha mu ijuru ntabwo bagira imigisha 6, 7, 8. Umugisha n'umwe, hanyuma wakiriye niwe umenya uko awutwara. No wango umugisha wa n'umwe, ahubwo ushobora kugenda utandukana cyangwa se ugenda ugira mbese navuga amasura anyuranye bitewe n'abakira umugisha nuko bashaka kuwukoresha. Ibyo rero tubimenye, amazi y'umugisha namwe rwose, icyo kintu mu cyumve. Ikindi nshimira Imana wo n'umuvandimwe nuko yankuye mu mwijima ikanzana mu rumuri rwayo. Isengesho rya noveni itegura umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu ryanyibukije uburyo nari narazimiye nuko nahindukiye. Ku munsi wa 6 wa noveni hari ibibazo byavugaga ngo iyo ubonye umuntu wazimiye mu by'isi cyangwa mu byaha ubigenza ute? Ngo iyo ari wowe se. Nigeze kuzimira mu barokore, noneho umunsi umwe tugira misa mu muryango remezo, maze umugabo wanjye abwira padiri ngo amvugisha arebe ko nagaruka. Igihe rero yamvugishaga yambwiye ko kuzimira ari uko nta bumenyi buhagije mfite kuri Kiliziya Gatolika, ati noneho azigomwa ajya afata igihe gito aze kunyigisha kuko nari mfite inda nkuru, mbese ko ari ukugira ngo anyorohereze gutembera kenshi. Simbabeshye rwose, namubwiye ko ndashaka kumutesha igihe. Nawe abuze uko abigenza, arambwira ati nkurekeye Roho Mutagatifu aba ari we wikorera akazi ke. Nakomeje kwibera mu barokore rero, ariko nyuma twimukira kure yaho nasengeraga ugereranyije naho abagatolika basengeraga. Rimwe na rimwe najyanaga n'umugabo, noneho igihe cyo guhazwa nkibwira mu mutima ntese ngiye guhazwa padiri yayinyima. Ukuntu nagarutse rero nanjye sinabitekerezaga. Hari famiye yashakaga gusezerana kuko babanaga batarasezeranye, bati rero nimwe muzaduhagarikira. Nanjye nireka kuko ntakiri umugatolika. Nabo bati cyangombwa nuko mwe mwasezeranye. Nabuze uko mbigenza, ni padiri nabyemera ni sawa. Icyumweru cyabanjirije ubukwe rero padiri yaravuze ati ba bandi bazasezerana n'abazabahagararira basigare inyuma misa irangiye, noneho dupange uko misa izagenda. Twasigaye rero turi 5, umugabo n'umugore we bazasezerana, twe bo kubahagarira na padiri. Padiri ati kuko madamu ari umwangirikane nzabanza mwakire noneho mbone kubasezeranya. Akimara kuvuga ati nzabanza mwakire, sinza wijwi ryanjye ryavuye ni nanjye uzanyakira. Mbona aratangaye, aranyitegereza, umugabo aranyitegereza, babageni nabo baranyitegereza, noneho nibaza ikibaye biranyobera. Ndavuga nese hari ikidasanzwe mvuze? Padiri atuvuze ngo iki? Nanjye uzanyakira. Ati subiramo, nge nsubiramo bwa 3, nti nanjye uzanyakira padi. Naraceceka, buke arangije ati koko Roho Mutagatifu yakoze akazi ke. Icyantangaje rero nubwo ku munsi w'ubukwe amaze kwigisha aravuze ati mbere y'isakaramento ryo gushyingirwa turabanza twakira abantu 2, uwa mbere ni umugeni, uwa kabiri ni umuhagarariye. Nibwo yamagurukije maze yongeraho ati kandi ni nawe wabyivugiye ati nanjye uzanyakira. Kuri nge rero nubwo nabonaga nta gitangaza kirimo, ariko amagurutsa nabonye ko nta mukino ahubwo ibintu bikomeye. Ubwo rero twarakiriwe, umuhango wo gushyingira urakomeza. Igihe cyo guhazwa nanjye nakira Yezu bundi bushya. Haleluya. Yezu wanjye ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amashimwe ni menshi cyane, ariko reka ncumbikira hanshimire Yezu na Bikira Mariya kuko bamfashirije umwana wari warazimiye mu biyobyabwenge none akaba yarabivuyemo. Ndasaba rero ngo dukomeze kumusengera maze yongera agaruke mu kwemera kuko yari yarahakanye avuga ko nta Mana ibaho. Yezu we warabikoze, nta kiguzi, n'ibisigaye uzabisohoza. Nkomeje kugusaba ingabire yo kukwizera. Uyu muvandimwe rero ubu buhamya bwe buradukomeje cyane,
kandi koko ni ibintu bikomeye n'ukuri nawe yarakiriwe akomeje no gusaba Yezu ingabire yo kwizera kandi ndagira ngo nkubwire muvandimwe Yezu wakugaruye ku meza matagatifu nuko yabonaga koko ushonje kandi ndahamya ko muri ayo matorero wari waragiyemo wari utaragera ku rwego rwo kujya kwisakaramento kwifunguro kwigaburo ryera bityo rero ubwo nuvuga ngo wari warishwe n'inzara Yezu arakora. Haleluya. Kuba rero tubivuze gutyo so kubwira abo mu andi matorero ko bo nta mana bafite oya ahubwo ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese abe uwejejwe mu itorero arimo. Haleluya. Ubwo rero no kuvuga ngo muri iri torero rye yagombaga no kuvuga ngo yagombaga kweramo imbuto. Amina. Birashoboka rero ko wakwera imbuto mu Gatolika, birashoboka ko wakwera imbuto mu Mwangirikani, mbese birashoboka. Hari ukuntu rero abantu bajya bibeshya byaba byabananiye bakava mu matorero ngo aho ngaho ngo Kiliziya Gatolika ngo niyo yashutse, ntabwo ari yagushutse ubwo wari inaniwe. Wagera no mu Bangirikani cyangwa muri ADP ugakomeza ukaba umunyabyaha, ndetse rimwe na rimwe ugasanga wa muntu wavuye mu Gatolika ngo abaye umwadeperi ahubwo ari ugiye gusenya ADP. Bari basanzwe bisengera ugasanga wa muntu ngo arakijijwe yageramo ya matiku ya magambo byacyo agatangira kujya bizamuka ugasanga ahubwo babana bo kwakira umukristo ahubwo bakiriye umunyamatiku. Nyine ugenda uri umukristo wa cyane ndetse ariko uko ibihe bigenda byica umugenda umenyeramo akaba ari wowe uzamura ya matiku ugasanga wabaye mubi. Ubwo rero tubikizwe bavandimwe. Uyu mwana mvuzeho rero ubwo ni amuvandimwe gikomeza hari igihe namubonaga umutwe ugahita undya, mbese ubwonko bwashyuhaga mbwumva kuko nakundaga kuvuga ishapure rimwe. Naricaye numva umutima wanjye umbwira uti ese uzakomeza kumuha rifuti kugeza ryari? Ndareba nsanga koko azatuma stroke imfata kandi we ntacyo bimubwiye. Nahisemo rero kubwira Yezu ni umfashe rero ne kuzongera kujya kumutekerezaho ariko unshoboze nge mpora musengera. Hari igihe rero watubwiye ko igihe twahaye Yezu icyifuzo tutagomba guhora tugisengera kwaba yaracyakiriye kandi ko aba ari kugikoraho. Nasanze rero nanjye narahoraga nsaba ibyatangiye gusubiza kuko muri iyo minsi aribwo umwana babana mu cyumba yambwiye ko ngo yabuze uko aza ngo yavuze ko atazongera kugendana n'abamutesha igihe bakomeza kumujyana mu ngeso mbi. Ubwo mwana niwe wafashe uwo mwanzuro. Imana rero ihabwe icyubahiro. Ariko kandi uyu muvandimwe nyuma yaho yarongeye arandika ati Yezu akuzwe Marie Louise, nagira ngo mbashimire kuko mukomeje kwitanga mutugezaho ubutumwa butujijura kandi bukatwubaka. Ndabashimira kandi kubera ubusobanuro kubatowe. Nari mperuka kubaza unyoherereza audio ntese papa w'abatowe ninde? Yambwiyeho bike rero none mwakoze cyane, Imana ibakomeze. Ikindi kibazo nibazaga none mukaba mwaranshubije biciye muri audio ku itariki ya 8 z'ukwa karindwi ni kubyerekeranye no gufasha. Urugero umuntu araguhamagaye ati tumaze gatatu tutarya dufashe uduhe 1,000. Nyuma y'icyumweru ati ohereza 700 akongera ati 400 gutyo. Mbese bikagera utangiye kwinuba ndetse no kwibaza byinshi. Watubwiye rero ko igihe tubishoboye tugomba gufasha tutinuba ko Yezu azabiduhembera. Imana ibaha umugisha kandi mugire umunsi mwiza nawe ugira amahoro ya Kristo. Uyu muvandimwe rero afite ubuhamya bukomeye kandi butwubatse, ariko kandi akanashima ko izi nyigisho zagiye zimuvana mu bujiji yari arimo, kandi twese twagiye tuva mu bujiji koko bavandimwe. Ariko akavuga ati narasobanukiwe abatowe ni bantu ki. Hari umuvandimwe mu minsi ishize twavuganye arambwira ati rero ati mfite abantu menyegesha atari ko umuntu umwe yaraje arambwira ngo ariko nguriya mu mama ngo utangaze ya nyigisho ngo uramuzi. Undi ati ngewe ati ntago muzi cyane ati ariko numvise izi nyigisho numva ziramfashije. Undi ati rero aturitonde cyane. Ubwo mbese ngo bari abantu babiri.
abaha bombi ko ari babiri. Umwe ati ngiye kuzumva, ati nzakubwira. Undi ati rero ati ngewe ni muzime. Ubwo umwe yahise azitangira, undi ati nzakubwira. Ubwo rero nzakubwira aragarutse, ati niko turiya muntu uramuza. Undi ati ntago muzi cyane ariko inyigisho zaramfasha. Ati rero aturitonde kandi ubwo bo niba abantu babahereza bukaristiya mu kiliziya, mbese biba bikomeye, mbese intoranywa zo kwa padiri babandi abo twita imbonera zo mu gikari kwa padiri. Ati muritonde rero, ati muzajya no mu buyobe, ati mutabizi, ati uriya mugore ni umuyobe. Undi atari ku buyobe bunjyana, ati ubwo uzi ibyo neretse kubera we ntanamuzi narahura nawe. Atari ku bundi ko ntacyo mwishyura, uriya muntu mwise umuyobe gute? Wumva ibyo akubwira, ubundi rero niwumva bitakunyuze ubwo uzabireke. Ngo nabaririje amakuru ye. Undi atese wabaririje bandi giye ko abo nabaririje bose ko batambwiye nk'ayawe. Ati ubwo rero, ati ubwo mwitonde, ati ubwo izi nyigisho, ati n'iz'ubuyobe. Nuko muvande mwambwira ati byarambabaje, ndavuga ngo koko mana, ati abantu bazakira ryari batarashaka kumva ukuri aho guherereye. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, birashoboka ko uzahura n'undi ukubwira gutyo. Birashoboka ko nawe uzabona abantu bita abandi abayobi. Ariko ngewe ndagira ngo nkubwire ngo ubuyobe bukomeye no buri mu mutwe w'uwo muntu bivuga, kurusha ubw'uwo muntu wundi avuga ko ari umuyobe yigisha ijambo ry'Imana. Ngewe njya mbwira abavandimwe bagana mu ijuru ko ibi bintu byoroshye. Telefone nkoresha si yo natiye ni yanjye. Mfite uburenganzira bwo kuba navuga nti wenda ngewe izi audio ndazihagaritse rwose pe, nkavuga ni nanjye telefone yanjye nzajya nyikoresha mu buzima busanzwe, nchatinge n'abandi twivugira iby'isi kandi byakunda. Nawe ufite telefone yawe ushobora kuyikoresha ibyo ushaka. Iri jambo mvuga nawe urarizi. Bibiliya nkoresha ni Bibiliya, iyi Bibiliya yanditse ngo Bibiliya ntagatifu, nawe urayifite. Wowe kuki utakora nk'uwo murimo nk'uko nyine ndi kubikora? Ngo nawe woherereza abantu bakira agakiza, aho kugira ngo wumve ko ugomba guhagurukira kunsebya kandi nta kintu nkubangamiyeho. Reka tuvuge ko ndi umusazi, ariko nasaze ndi kuvuga Imana nyamara nasariye heza. Ntago meze nka wundi wasaze agenda avuga shitani aririmba by'ubujura n'ibyo kwiba n'ibyo busambanyi n'ibyo kujya gute. Ngewe nasaze ndi kuvuga Imana. Mwandekeye ibisazi byanjye. Nje mbwire bavandimwe, ni ngewe ntawe mfata ku ngufu ngo naze muri izi nyigisho. Uzumva zimufashije azaze, uzumva bitamuryoheye azigendere. Rwose Mana yanjye, nge nzakomeza kuririmba meze nk'akakanyoni. Yesu Kristo yambwate rega yewe nakugize akanyoni, ati ujya mu giti wiririmbire, ati niba kwirukana muri iki giti wigire muri kiriya ukomeze wiririmbire, ati ntabwo uzarinda uhetura ibiti byose ntaragaruka. Haleluya. Ati kandi abumva bo bazaba bumvise. Ubwo rero muvandimwe, aho gutangira gufata, ubwo rero nukuvuga ngo babandi bimbonera za ntoranwa zo kwa padiri. Ubwo aragenda, mbese wamenye yuko ari no guhana runaka, mbese izi nyigisho wamenye ko na runaka zifite. Ubwo bagatangira guhamagara wenda bamwe, ntawe urambwira ko bamufungiye kubera inyigisho. Izo nyigisho ubundi muzikora ubundi se izo nyigisho si z'ubuyobe? Ariko inyigisho z'ubuyobe, reka twenda tuzagenda tubiganira turebe n'inyigisho z'ubuyobe, ibimenyetso by'inyigisho z'ubuyobe, kugira ngo nizina tuzazimenye. Ariko mu gihe tutarinjira mu bimenyetso by'inyigisho z'ubuyobe, reka mbe nkubwiye bimwe muri byo nuko zikujyana kure. Ariko inyigisho yose kujyana kuri Yesu, ukumva urimo kugenda ureka za kamere zipfa muri wowe ugaruka muri Yesu. Ubwo izo nyigisho ntago ari z'ubuyobe. Ntabwo bisaba ibimenyetso birebire. Inyigisho z'ubuyobe zikujyana kure, nyine zirakuyobya, zikuvana mu nzira ikwiye, zikujyana mu nzira mbi. Inyigisho z'ubuyoboke zikuvana mu nzira mbi zikujyana mu nzira nziza. Ubwo rero ni wowe ukwiriye kureba. Izi nyigisho zishobora kukubera iz'ubuyobe bitewe nuko wowe uhagaze. Inyigisho ubwazo si iz'ubuyobe, ariko niba uzifasha ukazigira urwitwazo rwo kugira ngo ujye guhemuka, ko zizakubera iz'ubuyobe. Ngewe rero nkubwira ni rero reka dufatira nawe igihe kigeze bavandimwe, tugana mu ijuru tukiranuke ku gato na kanini. Haleluya. Kandi turebe ukuntu twazigira mu ijuru. Nawe kiliziya itatumenya ku rwego rw'abatagatifu, ariko mu ijuru babe batuza. Haleluya. Cyewe nicyo nkwibwirira. Ubwo ni wowe uzareba ukavuga uti ngewe izi nyigisho ni z'ubuyobe ndaziretse, uzireke. Undi ati ngewe izi aho zankuye. Gusa ubuhamya bwo burahari. Nayo mpamvu tuba tugomba burya kubusoma, kugira ngo mumenye yuko hari abantu bagiye bareka ingeso mbi kandi bagakira biciye muri izi nyigisho. Haleluya.
ntabwo rero ari ugutaka ibyo turimo, ahubwo no kugira ngo abantu bahugukirwe kandi bamenye yuko hari Imana iri mu ruhande rwacu. Ubwo rero Imana ikomeze ibaha umugisha. Jewe ikintu Yesu yambwiye, yarambwiye ati iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bafate ibihembo. Ushaka gukorera ijuru azarikorera, ariko utazarishaka nyine azakomeza gukanura amaso ijuru ritambuka kandi atigeze amenya ko ryatambutse kubera kuguma muri bya bintu byo kwiyumvira. Ariko ubundi nkongera nkavuga niko ubundi byaba byiza ko abantu bajya bigishwa n'umuntu batazi. Iyo mumumenye ni ikibazo, mwaba mutamuzi kikaba ikindi kibazo. Ariko nkagaruka aho Yesu Kristo yavuga ati Yohani Batista yaje atarya atanywa, moti yahanzweho n'abadayimoni n'imyuka mibi yahanzweho n'amashitani. None ngewe nje ndya bati ni igisambo. Murashaka umuntu umeze ute? Uwo muzi muti rwose muti uri uwo mutazi ngo ariko ubundi ngo urashaka iki? Imana iguha umugisha rero muvandimwe. Tumaze kubona ko ikibazo kiri mu muntu ari wowe kurusha uko kiri mu nyigisho cyangwa kuzitanga. Buri wese rero acungane n'izamu rye kandi buri wese asenge kugira ngo Sekibi atazamwinjirana akaba yamukoresha amahano. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.